ariko abantu bo mu cyaro ni ibitutu ngaho ndebera nka kiriya ibyo abapfu biribwa n'abapfumu mugore wa kuko wambabariye ko siri kumbaza iki nese umujijije iki ko inzara se mu rugo ninde wayikumbura ariko se wa mugore we kuko ubu ngiye wishimiye ngaho ndebera uburyo twashakanye ndi umugabo mwiza umeze neza ubyibushye mfite indi igaragara none dore akadansigaranye hanyuma se wo gushaka amafaranga ngo dushake ibyo kurya byarakunaniye erega nanjye mugore wanjye ntago mba nanze gushaka amafaranga none se ubaho wabyukiye watoya ngaho kuko renge se byo ntabwo nabyishingiye numva ariko se mugore mwiza ndagiye kandi wongere kumvugisha ibintu byinshi ndatashye ngiye mu rugo uko mugore wanjye basi ngirira impuhwe kandi uzigirire n'isi yose ejo mu gitondo nzagenda mbyuke nkore nk'abandi bagabo tugira ikintu twinjiza mu rugo rwacu sibyo reba igihe cyose gishize ubu ngubu nibwo wibutse kujya gushaka amafaranga nese kwahukana nicyo kintu kizima rero mwabahungu urabona ibintu bikomeje gusubirwamo amafaranga akomeje kuba ikibazo ndabika Juma cyane rwose kabisa amafaranga akomeje kuba ikibazo ubukene bukomeze kuba ubukene ariko we Prince nawe kura ngira Juma twagize igitekerezo icyo nicyo natwe twahereye kareze gute igitekerezo kumva Juma babwira igitekerezo ubundi twagize igitekerezo twagize twari turavuga ko dufite amahirwe twaba hano muri quartier dufitemo umwe muri twebwe wize hano urabona bwana kweri yize icyongereza arakizi neza ubwo rero ngewe namwegereye uretse ko ubukene bumeze nabi kandi imirimo y'ingufu twaba tutayishoboye twakora iki ndabeshya pure ntabwo beshye kabisa kuvuga n'ibyo imbaraga turabishoboye ugomba gukoresha faking wabigerageje dore n'uyu nguyu ureba ikuntu ishati y'isibo ushaka kujya kubana na barumuna bawe ndetse kugira ngo ume muri rura rugo rurimo inzira ingana kuri umva mubwire wana mugore wanjye ntabwo uzongera kuburara njye wumva umugabo wawe ngewe mababa ndakuruta mugore wanjye ngusha imyaka 10 impamvu bari kubwira ati gwino tugende ibintu ni ibishakwa reka ushaka se muhozera ibyo bintu by'ibishaka utashatse kare nkaba nirirugumva nkaburara nkabwirirwa nkagira ute ubwo ntabwo nazabivamo pe ariko se mugore wanjye koko umugore wa ubushaka koko kunsiga hano ngaha kwiyinze ahubwo reka nkubwire n'amagambo menshi nimba nta gitekerezo kiri ni muri ubwo buryo rero ntabwo turavuga ngo tugiye kuzajya tuva inanga iwacu tujye mu duce batatuze noneho mwebwe muzajya muhagaze iruhande rwacu nihaza umuntu muhite mutangira wowe kure na Prince muhite mutangira mwibaraguza ngo ye mu mafaranga ngo noneho ngo muri duhaye ngo ni meze amadolari ngo uziko ngo buno buryo muri gutangamo amafaranga ngo biragoye ngo bakabaha 10,000 byonyine gusa ngo mugahereza 200,000 ako se mugore umva mugore wa ariko se buri murajye asuba koko wagenda ngaho ndumva namagambo uri kumbwira amazina umva ariko se mugore mwiza koko uragiye nanjye uko byagenda kose ndakugenda hano nguye baba ngo reka tugende tubwira nabo mu miryango yacu nabo bazi urumva mukibona umuntu aje aho ngaho ndabizi byanze bikunze abantu bari nahangaha n'ubukena nahonze buriho ntabwo umuntu yagenda atabaje impamvu amafaranga bibaho birashoboka nonaha idolari kuko idolari rihenda byose byabaye yawo umushinga aho ngugu tugiye kwipanga akazi ubwo ngaho nyine mu byo kwipanga akazi ubwo tuzaya tuba turi kuri tele nge ntabwo nzamvuga ikinyarwanda nzana nigira nkaho nge namwe tutaziranye kumva ngo namwe muzirime ni Juma wenyine Juma zaba ameze nk'umusemuzi wanjye kugira ngo asobanurire abo bantu ase mugore wambabariye koko ubuyoboye ko twabanye no mu bihe byiza ngambwira numva nyine mugore mwiza ngewe tuza Imana ihora ihoze kandi mugore wanjye igihe nshobora kubona amafaranga nyine ndi kukumva mbwira nyine se wambabariye tukongera tugasubira mu rugo ko nkumbuye no kuryamana nawe shagi ibyo byibagiro ariko se mugore wanjye uri muranziza iki byibuze se nakubwiye ngo mbwira icyo ushaka kumbwira nitahe none basi nge nanjye mbwira icyo njijije inzara yo muri rugo gushaka amafaranga byarakunaniye none se mugore twasezeranye ko nge nawe tuzasangira kabisi nagahiye koko ubundi ntago ibintu bigoye mwebwe babiri ikintu mugomba kudufasha nukumvisha abo bantu ko ibyo twabyumvisha mukadufasha kubatekera umutwe nyine bakiyumvisha yuko amafaranga kuko turi kuyatanga nta kindi kintu kigoye ikindi muzigira no mutatuze
ubwo diri ndiye tugabana nimugoroba kuba bwana kwera icyongereza kize neza ku buryo atari budidimange gusa bwana kwera uramuyoboye ariko reka namwe ndabazi mu nzara se ntabwo none se inzara tuzi inzara irashira se mbega ari ibintu byihanganirwa ariko n'ibintu biba byanze biba byakunaniye gushaka ubu ugiye kongera unsige kuko ngaho nta kibazo genda kuko nimushaka kunsiga nyine se mbwira ibyo wari ugiye kumbwira nigendere nyine ngiye kubwira ngo tuza uze mu rugo twebwe tubane mu buzima bubi nicyo kintu cyananyereka ko nkunda mutazashaka kuturya twafatanyije ntabwo tuzi you think that I don't know English aya twayari cyane zigira ngo icyongereza ngabari abantu barara shaka twana kwigendera uyu mweke mu biganiro by'amafaranga ahubwo murajya heza sibyo mugore wanjye merega mugore wanjye igihe ujuza unyumva ariko se noneho munda zibiki kuko mana yisimije ase wambwira ibyo kumbwira abaturage binahabura n'uwaza kunsabira imbabazi ariko mugore ndabona udashaka komeza oya se mugore wanjye ngiye wumva ndagukeneye ngewe nyumva uranyine se utabashije gushaka amafaranga none se mugore wa kuko uranyanze pe ushaka kwigendera bwa mugore wa nimba kuko utanshaka agenda ariko se mugore wa kuko uragiye ese ntabwo ariko se mugore wanjye ntago nakumva uburyo ngiye wanziza ngo nuko n'amafaranga mfite ubu se ngewe mababa ni ngewe wishimiye kuba una amafaranga mfite none kuki utayashaka nshaka ariko amafaranga agirwa rega umugabo arabyuka agiye gushaka amafaranga akayabura ngiye banyumye n'ikiyede ngo ndwaya mibe ngo nibiki ngo nurushwima ariko mugore wabariye tuko ntabwo bindeho ngiye ntabwo nzaguma muri ra rugo ruminze ngana ariko se mana yanjye koko mwahungu mugore wanjye arimo aranziza iki reka ngiye nkubwire ari amafaranga njye aranyijije amafaranga aranyijije ngereka nkubwire ngiye nakubeshya ubu ngubu tuvugana nambaye boxer yacitse mu nda ntabwo ko cyagiye wongeye kudodesha akavuga ngo aridoze byaba ari byo nanjye nyine bari kukubwira amafaranga ngiye mbonye ari amafaranga leta nubakamo inzu umuryango bari abazungu bari hariya hirya bari kuduca wambwira ngasubirayo nanjye bakanyirira andi madorari badukijije byarangiye badukije amafaranga wayitegereje urayareba amafaranga y'amadorari amafaranga icecekere nigeze aho nayashyize iranzira ahubwo irimo amahirwe ahubwo haguha abantu batari buce muri iriya nzira iranzira utanayikiye ngo ure n'abari abantu ubonye uburyo batubariye aka kanya ibifito amadorari atumwakira amadorari icecekere ariko ibintu nakubwiye kuva kare iyo mbonde yawe nawe ujya kwidodesha ndayidodesha ngo ure mu ndodesha nubwo nanjye rwacitse munsi y'ikirere ariko icecekere wowe iranzira ahubwo sha iranzira niya ni amahirwe gusa ariko se uri kurwana n'icyo ubundi nibyo nakubwiraga mugore wa nimwumva nakubwiye ngo ari amafaranga ariko urayazi umuntu ntago yakwirwa umva ratabasore niho baguhaye yawe nanjye bamaya yanjye basore umva mugore wa umuntu ntago yakwirwa n'inzara ngarara n'inzara abo yawe ntago baza agaciro k'amafaranga uze yawe kamenya ngo munyibwire amafaranga mumbwire ibyo bintu ngo ni ibintu nyabaci ubuse tumubwire so wamubwire ko riri ibanga ryacu ari amahirwe ushaka kumenya ku amahirwe se amahirwe ubundi wowe wambyaye ko umugore wanjye yari yahukanye amahirwe aza rimwe mu buzima hari hirya abashoramari bari gutanga amafaranga ndi wenda kura nabi bibwire mutajya ngo ndi kubabeshya uya ni ukuri biryo uri kuvuga ni ukuri kwambaye ubusa hari hirya hari ikintu cyitwa ifaranga hari abazungu ari umuzungu umwe uri kumwe n'umunyarwanda bari gutanga amafaranga nabyumvishe nawe uhageze baguha amafaranga natwe twayabonye oya ariko babwira amafaranga bamaze kuguha aka kana amadolari n'ubusi ndagwaza ngo nayari hariho amadolari ijana ubwo sinze uko ngana ni bari ndi kubona hari bari uko nabicaye hari twigendere mugore reka njye no kuyabikuza aho hafi muve mu nzara igendere turi kumwe basore yani murakoze nge nzabitura marona ko musigaye murakoze nawe gerayo umugore wanjye mwiza rero nige nakubwiraga ngenda gukunda reka nanjye ndagukunda mugabo sha Juma, that is what I have been told you. Yeah. We are just going to have these people and make them develop as we did. And we do always do such a great job. We do help people. So that's why I'm here in Rwanda. That's why I'm here. Yeah. mukamere What did he say? Aravuze ngo
good afternoon. Ndavuze ngo gutyo. Yes. Numvishe wowe. Mumeze mutesi? Numvishe wowe. Tugerageza. Twebwe turumvikana. Kwe bari babaturangiye. Ahubwo se muri mwebwe umuzungu n'ubu. Buriya ngende umunyarwanda. Umuzungu n'uyu. Umuzungu n'uyu. Umuzungu n'uyu ngundi kubona. Ko nabonaga ari wowe se. Uyu nguyu ni umuzungu. Nuko rero bari batubwiye ngo. He said, who are you? I am by names of Bwanakweli. Amazina yiwe ni Bwanakweli. Yego nanjye mubwire ngo nitwa Mababa. Bwanakweli. His name is Mababa. Mababa? Mababa. Mababa, what does it mean, Mababa? Mababa ngo bisobanuye iki? Mababa Mababa ni kwa kundi nk'inyoni, ibishwi, ibisiga biba bifite ibintu byigira gutya. Okay, is meaning the flying birds? Okay, yeah. Avuze ari kugusobanurira ngo Mababa ngo yabyumvise ngo ni nka kuriya inyoni iguruka. ni nkako rwose aranyumvishe. Okay. It's like that. Okay, and I am from Australia. Ngo aturutse muri Australia. Aturutse muri Australia. And we are here in Rwanda to help people. We are giving money to people who were in need. Aravuze ngo ari hano mu Rwanda gufasha abaturage kugira ngo bagire ku mafaranga menshi aruta ayo bari bafite. Yes, we are giving people money. Ari gutanga amafaranga ku baturage. Erega n'ubundi nge n'umugore wanjye nibyo byatuzanye. We are giving people money who are in need, but there is some requirements. Aravuze ngo atanga amafaranga ku muntu ari wese uyakeneye, ariko hari icyo bisaba. Ni iki kintu umuntu atakora kugira ngo abone amafaranga mugore wa? We do have a worldwide system, and we do first register you worldwidely, so that every person and every people in our groups see your names, your profile in the list. So you do have to pay like 10,000 to put. Ni muri ubwo buryo rero we yifuza ko kugira ngo ayo mafaranga mubashe kuyabona agira mu 300. We muratanga 10,000 byo kwiyandikisha. 10,000 gusa. Amafaranga 10,000 se urumva nayabura? Maba mvuye mu rugo rwanishwe n'inzara kumba ufite 10,000. Erega nanjye mugore mwiza amafaranga yose nagarayo kurya, ariko mugore wanjye uziga saving ibyari. Hari amafaranga mba narayizigamiye nese ubu nagiye kudufasha mwe ibibazo 300 twari kuzabihinga. Yego rata. Mbese kuyaburiza kuri telefone se? Bwanakweli, he gonna send on the phone. Okay, there is no problem. Ngo nta kibazo wayamuhereza kuri telefone. Nimwereze kuri telefone nta kibazo. Mada telefone yanjye iri he? Uri kumbaza ngo iki? Kandi mada akunda kunyinisha. Telefone se. Ariko mada telefone yanjye iri he? Mero kuyishyiramo aho ngaho mu ikote y'ishaka. Ariko mujye kundebera namwe wa muzungu we nako we twumvikana. Nk'ubu ngubu koko wambwe umugore wanjye mbabarira rwose nanjye singiwe pedo yari iri manga. Kanyenyeri ego ngira nimero. Tell him number. 078 078 53 53 53 89 89 117 11 amazina ndabona handitseho Bwanakweli, exactly that name. Ayo mazina niyo yiwe ni Bwanakweli. Okay, dore byaciyemo. Si Bwanakweli. Okay, that's right. Okay. Mugore wanjye turakize. Yes, you have done sending money. Ngo umaze kohereza amafaranga, but we do have other requirements. Ngo hari what? We do have other requirements. We ask you other things so that we can give you money. Murakoze cyane. Aravuze ngo nyuma yo kuba umaze kohereza ari amafaranga 10,000 ngo hari ikindi bintu bisaba, ntago bahita baguha amafaranga. Usabwa kuba uzi English. Ngo ibintu uri kuvuga ndi kumva ni uzi
nyuma ya uzi nta kintu uri kuvuga ngende kumva. Aravuze ngo uzi icyongereza nyacyongereza. None se aba icyongereza cya nyacyo n'icyongereza kitari icya nyacyo ntumbwira neza. Aravuze ngo uzi kuvuga icyongereza no kucyandika. Ntabyo nzi. Ayo mafaranga rero ahabwa abantu bazi icyongereza. Nta kibazo rero ubwo ngubwo ngiye muyame. Hariyo kwiyandikisha ntasubizwa. Gute se amafaranga yagiye dasubizwa ngiye mwanyanditse hehe? Ngiye mwanyanditse hehe ariko mugore we undebere namwe mwebwe munsubiza amafaranga yanjye. Why is he shouting like that? Ari kubaza gukora iki gusakuza gutyo ubundi ubugome bw'abazungu urabuzi. Ariko nk'ibyo nibice ngiye wari marimo nanzana ko ngena namumena umutwe. Ubundi nk'uyu arimo arambaza iki kuko utazi ibintu by'amafaranga yanjye. Rata nyibwirira nawe byibuza turi kumvikana urekare na runo ruri marimo. Bite byanye ko mutaba amafaranga yanjye se? Money is for people who knows English. Aya mafaranga ngo nayo umuntu uzi icyongerezo ngo kandi niwongera kwikarakasa ngo aragutera icyuma. Ariko se mugore wa wanyumviye okay nanjye nimba ruko bimeze icyuma nacyo mukineye mugore mwe twigendere. Ariko uwo kwa muzama uwo wishema ko umugabo yaba mukubita icyuma ino ndabakahindura nk'inshuri. Abina siko mbona umugore wawe yigendeye kagusize kandi. Ariko se mugore wakunsize. Ntabwo nsize wowe nsize ubukene bwawe. Ariko se wowe ko namonye uziranye n'uyu muzungu uri kubona ko umugore wanjye agiye bamfashije byibuza ukamunyingingira akamana igihumbi nkajya kwigura akaritiro. Ako shayo yugabanye n'iteto. Siko ibintu uri kuvuga utabizi uzi ko uyu munyamahanga yaguhamagariza polisi ugasanga abana gufunze. Vanga ahubwo batagutera n'icyo. Vanga cyangwa uyu muzungu ntabwo muzi. Chagenda tujyana. Waji ariko abantu bo mu cyaro ni ibitutu ngaho ndebera nka kiriya. Ibyo bapfu biribwa n'abapfumu.